urabona tuno dutambaro ubwo ni nunage. Hey guys, ikiganiro ni AKARIMURORI Okelo Jack Christabel C'est boy Tiffany Pia Turebanira. JK Petit Parage. Hey guys, Aujourd'hui, on va parler pour une chanson Igare de Mico the Best. Tukaba tugiye kureba indirimbo ya Mico the Best. Iyi ndirimbo ni indirimbo ikunzwe n'abatari bake, abenshi bayireba n'urubyiruko. Iyi ndirimbo irakunzwe ku buryo buhambaye, tugiye kuyiganiraho, turayigarukaho nyuma y'ikiganiro. C'est Igare. C'est Igare. Let's go. Igare. Papa wanje ya Igare. Wow. Jesus Christ. Yo, baby ni mwiza urimo. ya cyakoze Akira gari yari ifite rasoro. Na mwana we. aho ikintu kindangaje muri ragare iyi gare ni nini nkurikije igare bamuhari cyuri umwana Nyine yarakuze. Akiri umwana. igare ntago rikura Nyine yarashaje. Agenda gukura akagenda akurana nandi. Wasanga n'ibyo bamuha ejo bundi. Creativity k'imyenda twiza kabisa. Amakara ni meza nayo. Cyane. Kweri koko yanabitangiye akiri umwana. Uburambe. bose Ni igare nyina yamukura akiri umwana. Akari ibintu biba byumva. Niyo mpamvu igare uri kuribona nicyo tabona muri Ase bakoze gute muri kugira ngo kara kaboro bakaze muri amukobwa yicimo byagenze gute? Ifoto kujya bayifate mana byo biratangaje. ni kiza Reba imeze nka studio harimo utuntu wabonye kunyonga igare. wagira ngo ya toka bina kutujeni imana Zina ni na mimo. iriya ni tala akutemera akabana bo mu Rwanda abakobwa mu Rwanda bazi kubyina Ni na beza. Reka kubita mu background bakoresheje. Reka ntago abakobwa mu Rwanda bazi kubyina. Reka nabisubiramo ijana Yumvira babapfuye. Amakuru afite. ako pia ahaguruka ako kwemeza buri mukobwa zigare cyane kuri hagararaho gusa. Ni ifoto. yaritwaye yatwemeje. Mico the Best yararitambaje. Umwanya uri buze kumenya atwaye. Oh, Niwo umwanya. ayi ndirimbira twika pe. Best yabanje arayitegereza maze arimanukira. Ni ya fazo. ubundi buri mu biki wagiye utuse. Mba yari Nibyo bwari. Igare. ikibazo cya mbere indirimbo ya Mico the Best igare ni hano hambere wayibonye Nayibonye kuri televiziyo. Igare nayibonye kuri social media. Nibonye kuri stade y'inshuti yanjye. ikibazo cya kabiri kuri we igare wumva ari cyashaka kuvuga ni igare risanzwe ry'abanyonzi wumva ari nk'icyo yashatse kuvuga Igare risanzwe nyine rino ujyaho ukarya umunyenga. Hari amagambo amera nk'ajimije. Ya ubwo ngo mbye direct imite numva ko ari igare risanzwe. Nyine numva ari igare no risanzwe cy'abanyonzi. Risanzwe nyine ry'abanyonzi. nta logique nyinshi nashyizemo kuko muri video nabonye harimo igare so numva ko ari igare. Hari igare abanyonzi, igare rya siporo ya. ikibazo cya gatatu urirayo urasunika urumva yarashatse kuvuga iki Ndumva ari kwigisha nyine nk'umuntu ujyaho ukurira ukanyonga bakagusunikira. icyo atamusunikira kandi bari kumwe ubyumva Aba naramusunikiye. Nanjye nibyo nandi kwibaza. Hari ukuntu umuntu ajya ku igare akiri umwana bikaba ngombwa yuko bamwurizaho bakamuyoborera. Umukobwa kurira nyine ambwira ngo nyine sunika sunika nyine akisunikira yarari kumwigisha. Ngabira sunika Ndumva ari ukwiga igare ko kugira ngo igare rimenye rabanza ukaryurira ukayobora. Ndumva baramwigisha gureba ayobora nasunike. Ahangaha babincanze buriya ntago mba nsobanukiwe neza. Urabyumva mbere yo kujya ku igare
babijyaho bitandukanye. Hari urijyaho arimaje kurisunika, hari n'urijyaho agahita asunika, ubwo nyine ntago aba bizi neza. Ubwo nyine abakiri kuryiga nyine wa muntu ariko umaje kurimenyera ararisunika agahita ajyaho kagira. Umwanya uri buze kumara uyoboye niwo uri buze gutuma amenya ko ibi bintu bizi. Wumva urashatse kuvuga icyane cyo tavuze ngo umwanya uri buze kumara uyoboye niwo buze gutuma amenya ko irigaro bizi. Ya nose ashaka kuba nyine wenda yaravugaga ati ntajyaho nagwe akamaraho umwanya munini ntibimugaragarize ko nyine ibi bintu asanzwe abizi nyine kunyonga nyine igare. Mbivuge nta kibazo. Ni nkaho yafashe ibintu bibiri abihuriza muri kimwe, bibyara icyo kintu ntabashije kumenya. Aho ngaho nyine ubanza yahise amubwira ngo nyine nakomeza nyine asunika nyine agenda ayinyonza neza nyine araza kumenya nyine ko nyine kabizi. Aho hantu mvuze ngo ngiye kuvuga uku naba nkubeshye kabisa. Ndumva ari nka creativity kuko n'ubundi igare ni ikintu, ubwo nyine wenda ni ukubimenya. Ndumva ari nka creativity mu mwanya wo gushyiramo igare yashyizemo ibintu wenda. Uramutse uri umubyeyi, iyi ndirimbo Igare ya Mico the Best ikajyamo wicinye n'umwana wawe cyangwa se n'abana bawe, wamureka mukayirebana Cyane. kubera iki? Si igare kandi abantu bakunda igare. Of course ahubwo banayishimira ko babonamo igare. Namureka kuko nta kintu itwaye, nta kibi kirimo. Namureka tukayireba ko ni indirimbo akenshi nyine abana bakunda kuba bakunze amagare cyane. Shaka kubona kandi nayishimira cyane kuko nayishimira. Oya ntabwo nge namureka kuko urabona harimo abakobwa imyitwarire yabo n'uburyo babyina ntabwo ari ibintu umubyeyi agakwiye gushishikariza umwana we kureba. Gutegura ni karo, ugomba gutegura umwana wawe neza. Urabona nk'irandirimbo uburyo ikoze, abakobwa barimo uburyo ikoze, uburyo yumvikanamo, ni indirimbo akenshi budi ngewe ndashaka kuba pasiteri, ndashaka kuzajya mbumvise indirimbo bita gospel. Hari indirimbo ubundi aba ari indirimbo nziza ku mwana ku buryo akuza yumva, usanga na comportement y'imyitwarire ye ejo heza haba hateguye neza. Ntago natuma yireba ko ahubwo nsanze hari n'uri kuyimwereka twabipfa cyane kuko irandirimbo ntago ari oya. Ikiza cya mbere muri ino ndirimbo y'ikimara kuyumva nuko numvishe nta kibi kirimo cyatuma wenda mbaye ndi umubyeyi nabogamirura ku ruhare rw'abana mu kureba iyo ndirimbo kandi nta kibi kirimo. Ni igare abanyonzi baratwara. Nge namwemera umwana wanjye abikore uko nyine nakwifuza ko abana banjye bakura bazi imideli, bazi bigezweho. Uko ngewe nyine when I was young nari nzi ko nyine abantu bose bagunda kumbona nkaho nyine ndi umukobwa uhora ujabye. So I can't let that nyine bibe ku bana banjye. So ibintu nakora namureka nyine uko ibintu bisiga bigezweho ni imideli. No muri iriya ndirimbo harimo nyine umukobwa wambaye neza. So I can like nyine kubona umwana wanjye yambaye ibyo bintu. Yego mana yanjye hoya kabisa. Hoya pe umwana wanjye. Ariko ubwo urumva umwana wanjye ibaza ari kureba ira video ariko nanjye mwicaye iruhande ndi kumushyigikira ngo arebe ira bintu. Ibaza umwana wanjye agomba kuzaba yararezwe ibyo bira bintu irakanzura umukobwa yari yambayemo buriya umwana wanjye gikurikiyeho nuko yajya yinsaba ngo nyimugurire. Ibaza umwana wanjye rero yambara nka kuriya. Nge sinkigikira ko ira video. Oya pe oya umwana wanjye hoya ntago bishoboka. Ibaze wabazakanira abana bawe cyane pe. Uzigabikira umwana mfite mind nk'iyanjye neza uzabyifuza karingurira. Oya ariko nakuze bayikugurira. Yendi kwemereye mo cyategereza ko bari mugurira kandi yaryiguriye. Asundi kuva abaho ntago uragira igare. yo kwigisha n'ibintu bisanzwe umaze n'uburyo yariyoboraga imisozi apanda yagira ubuhe uburambe urabona nabyo bisaba amashuri ntabwo bisaba amashuri ahubwo wasanga binasaba amashuri ntiwande. ako gusa background bakoresheje n'abakobwa bakoresheje bayina we bira bintu byiza cyane. Sinzi niba mwabyo nibyo n'ikinyongesho gisa umuhondo. Yewe niba ari ikintu uravugisha ukuri. Mico yari yambaye neza.
ase bundi kuki yahisemo kwambara umukara paka urabona tuno dutambaro tugiye tujye tugezweho by nunage ubwo ni nunage wabonye kuna kubita gutudenseri ariko ubundi ninde usigaye wigisha Mico the best kubyina sigare indirimbo yahoza akora ariko ibintu bifite urebye kunangana ariko umuntu